Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero turacyafite inzira ndende, aho igomba kubitugeza, aho igomba kubituganisha, buri wese ntabwo arimo kuhakurura. Rero ngira ngo ubushize twababwiye uburyo ibiriho hano byomatanye n'umwuka batarebesha amaso. Ibiriho hano byomatanye n'indi myuka itadukeneye. Rero ibi bintu ni ukubirwanya niba mukeneye kubaho. Hari umuntu w'imbere utareba, hari uw'inyuma ureba. Uwo w'inyuma akitwa inzu ituyemo uw'imbere utareba. Hakaba noneho n'indi nzu ituramo umuntu ureba ariko nawe atuwemo undi utareba. Ibyo bintu rero uko ari bitatu byose ni ukubahana. Naba nturanye nawe ukubaha inzu ntahamo, ubwo ni inzu yumye. Ukubaha n'inzu ituyemo uw'imbere utareba, akaba ari inzu itoshye, ari we mubiri. Rero ni ukuvuga ngo izo nzu ebyiri ndetse na nyirazo, uzegereye wese aba agomba kuzubaha, kugira ngo niyubaha izanjye nanjye nubahize, n'undi yubahize, twese tubane mu buryo bw'ukuri. Rero narababwiye ngo abari aha bose bararwaye, kuko babana na bya bituro bituranye na nyirabyo na ba nyirabyo, byavuye muri ya mizingo bikubiye mu gitabo cyiswe Bibiliya. Izina ry'umuntu ntabwo rigaragara, ariko hagaragara nyiraryo. Rero igihe wubashye izina ritagaragara, na nyiraryo akaba atagaragara w'imbere, ariko hakaba hagaragara inzu ye. Ni ukuvuga ngo iryo zina ntirigaragara, ariko hagaragara inzu ya nyiraryo. Tugomba rero kubaha iryo zina ritagaragara, tukubaha na nyirizina, igice kimwe akaba agaragara ari we nzu, noneho n'undi w'imbere akaba atagaragara. Niba izina ritagaragara na nyiraryo ntagaragare w'imbere, wowe ukataka izina ry'uwo ureba ariko atuwemo uwo utareba. Ijuru turimo turababwira ntimushobore kumva, kandi buriya ngutumviye ijuru, utumviye utareba, ntabwo uzubahwa n'uwureba. Umvira utareba, aba ari we uturisha uwureba.
hari ikigoryi, hari umusazi, kwanza ni ibigoryi hafi ya byose byataka imbaraga baba batazi. Dore titire iri kuri aya magambo bambe iri kuri iki kinyamakuru, dore uko yanditse. Sinzi niba tubireba, ngira ngo murabibona, mba nkoresha agatelefoni. Kambibasomere, irimo iravuga ngo inkomoko ya Dr. Bizimana, ubwo ni uwa Mirumwe, wibasira abahutu. Ese koko yararokotse jenoside yakorewe abatutsi? Paul Kagame ngo ni high E, ubwo wenda n'urwego cyangwa se ni wenda ni lisansi ya Paul Kagame. Wabyumvise? Wumvishije uyu mutwe w'aya magambo w'iki kiganiro uko uvuga? Uyu nguyu ngo akunze n'umufana w'imyuka atazi. Mukurikire wumve uko avuga. Yishyizeho, ashyiraho perezida, ashyiraho umukuru wa RIB, ashyiraho na Dr. Bizimana, anashyiraho na Magashi. Wumva uko ikiganiro gitangira. Jenoside yakorewe abatutsi ntabwo barukuwe n'Imana, barukuwe n'inkotanyi. Ni nayo mpamvu ntabwo Imana yari yaje ngo iyambure interamuhoro, imwambure nta mpungano y'umwanzi. Sinabibonye, iyo ngira ayo mahirwe nkabihona, abiciwe muri za kiliziya. Habaye imbaraga z'Imana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, kugira ngo inkotanyi zifate igihugu, kugira ngo zibashe guhangura ingabo za FARC, zari ingabo z'Isituru. Ubwirwa n'iki yuko Imana ariyo yaremye isi n'ijuru? Ubwirwa n'iki ibyo uko ariyo yaremye isi n'ijuru? Niba ariyo yaremye isi n'ijuru, se ingoma ya cyami bayikuriyeho iki? Kwa aho bamariye gukuraho ingoma ya cyami ariho icyo kibazo cyaje kuza. Mbere ntabwo mwabanaga neza, nubwo bari barabashyizemo ibyo by'amoko y'abahutu n'abatwa n'abatutsi. Ukurikira iki kiganiro mwumve. Ibi bintu nimutabihagarika, ngiye ndi umukuru w'abiru. Nuko ibintu bitangira gahoro gahoro. Niba ufite ubwenge kuko, imbaraga y'imyuka nk'indi ikataka uwahawe kuvugira rubanda, niba utubashye Bizimana, nta nubwo wanubaha n'abamushyizeho. Habaye Imana data wa twese n'umwana n'umwuka wera z'urwango cyangwa se zagiye zihembera amacakubiri hagati mu Banyarwanda, zaje kuza kugera ku ntera cyangwa se zaje kuza kugera ku rwego, wenda ngira ngo wenda wumve amagambo y'umugabo Kambanda, amagambo yavugaga n'impuzamugambi ndetse n'interahamwe. Ntabwo rero bari kuza kuba bakwitabaza bene wabo ngo baze kuyihagarika, ntabwo byari gukunda. Gisa na jenoside cyangwa se no kwihorera. Perezida wa Repubulika yahanganye nabo, Perezida Paul Kagame yahanganye nabo bantu, ndetse rimwe na rimwe abantu bagenda bamwita yuko
ari umuntu ufite ubuyobozi bw'igitugu. Hari ikindi ibihugu by'abaturanyi, icya mbere niba avuga yuko Perezida Kagame ari we uwahanganye n'abo ngabo, Bizimana wavuze ngo iki? Ntavuze yuko inkotanyi arizo zahagaritse iyi jenoside. Kurikira wumve. jenoside yakorwaga ikozwe n'abasirikari bari abasirikari b'igihugu n'undi muntu wundi. Cyambere umuzungu ntaza kwereka ubwoko, ntiwamenya ubwoko bw'umuzungu. Abazungu nabo bagira Abatutsi n'Abahutu nta n'ibyo tuzi, urumva. Ariko abazungu bafite icyo bita inyungu zabo, ari nazo rimwe na rimwe bagenda. Kubasuhuza cyane abakunzi ba Byumvira TV, aho muherereye hose, amahoro y'Imana arusheho kubana namwe, kandi aho muherereye mu mpande enye zigize isi, neza y'Imana ikomeze kubabaho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dukomeza twihanganisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ari abari mu Rwanda ndetse ari n'abari inyuma y'igihugu, bose kuri uyu munsi twibuka ku nshuro ya 32 cyangwa se ku mwaka wa 32 jenoside yakorewe Abatutsi. Nta bintu ndumva, nta kindi kintu tugiye kuba tuganira aka kanya. Tugiye kuba tugenda tuganira n'ubundi ku ijambo tumaze iminsi tuganiraho, icyitwa urwango. Kuko kugira ngo iyi jenoside yakorewe Abatutsi ibeho, hari amagambo y'urwango yabanje kugenda anyuraho, kandi yatambutswaga n'abari abayobozi ndetse n'abari bakuru mu gisirikare cya FARE, aricyo gisirikare cya leta ya Habyarimana muri kiriya gihe. Ntabwo urwango ntabwo ari ikintu gipfa kuza gusa umuntu ngo yangane n'undi, cyangwa se umuntu arebe mu undi muntu, ahubwo nuko ari ikintu kibanza kigategurwa, cyamara gutegurwa kikagenda cyinjira mu mitima y'abantu, cyangwa se kikabwirwa abantu, hanyuma noneho bakagenda barushaho kugenda bacyumva cyane. Rero nicyo cyatumye habaho iyi jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birahishe. Aba barimo kugenda bafana ibyo batazi, tugiye kubireba mu kiganiro kigiye gukurikira. Turebe akantu ku kandi kugera uyu muntu tumwumvishije ukuri atazi.